bakunzi ba Mia Boss TV twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze muri iki kiganiro twabateguriye mutegurirwa kandi mukakigezwaho na Mia Boss TV. Kuri uyu munsi rero tuje kubabwira andi makuru agezweho kandi aba yihutirwa mugomba kumenya namwe kugira ngo mumenye aho isi igeze, mumenye aho isigana ndetse mumenye na byinshi mutari muzi bikwiye kumenyekana mu buzima bwacu cyangwa se mu buzima bwa buri muntu buri munsi, kuko bavuga ko ikintu cya mbere ari amakuru. Mu makuru tubazaniye rero n'ubundi ashingiye ku ntambara iri guhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 ukomeje kurwana no kubakubita rwose no kubahashya. Uyu munsi rero tuje kuvuga ku bijyanye n'abanyapolitike batandukanye ndetse n'ibihugu uko biri gufata iyi ntambara nuko biri kugaragaza uruhande rwabyo mu mikorere cyangwa se mu migenderere y'iyi ntambara. Mukuru ubu ngubu igihugu gitahiwe nyuma yuko inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi ifatiye u Rwanda ibihano, ukavuga ko nyine mu bintu bijyanye n'inkunga za gisirikare byagenerwaga u Rwanda n'ibindi bintu bitandukanye byavaga muri biriya bihugu bitongera kuboneka cyangwa se bitongera kugaragara koherezwa mu Rwanda. Ubwongereza nabwo nyuma yuko bwari bwikuye muri uyu muryango, ari igihugu kiyomoye kuri uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi kikigenga, nabwo bwafatiye u Rwanda ibihano bitandukanye. Ibi ngibi bigaragaza ko nyine ibihugu by'i Burayi byose ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje kwiyomora ku Rwanda no gushinja u Rwanda ko ari rwo rwateje imidugararo n'intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi rero nabwo tuje kubabwira muri makeya iyo myanzuro Ubwongereza bwafatiye u Rwanda n'ibyo bihano muri rusange rwafatiye u Rwanda, kumve n'ingaruka bishobora kugira ku Rwanda cyangwa se nimba nta n'icyo biri butware igihugu cyacu cy'u Rwanda. Bwavuze ko ibintu byose cyangwa se inkunga zose zerekeranye ku bijyanye n'amafaranga butazongera kubiha u Rwanda. Ikintu cyitwa ko ari ikintu cyagenerwaga u Rwanda gishingiye ku mafaranga ntago giturutse mu Bwongereza ntago kizongera kuza mu Rwanda kugeza igihe u Rwanda ruzakurira ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi nyine ni umwe mu myanzuro yafashwe n'iki gihugu cy'Ubwongereza nyuma ya raporo yari imaze gutangwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza, akaba yaravuze ko nyine u Rwanda nta shidi rwose rufite ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa bivugwa ko bimeze nk'aho ari ukwitura abanyekongo bitewe n'uko ngo ajya kujyaho n'ubundi bigaragara ko yatowe ku bwiganze n'abanyekongo bafite ubwenegihugu bw'Ubwongereza. Bivuze ko rero ngo inkunga ijyanye n'amafaranga yose itazongera guhabwa u Rwanda ivuye mu Bwongereza, uretse ya nkunga nyine ya yindi y'amafaranga ya ba bantu babakene cyane cyangwa se babandi baba batishoboye ku rwego rwo hasi cyane, niyo mafaranga ashobora kuzajya yoherezwa mu Rwanda akaba yahabwa u Rwanda. Ariko ibindi byose bijyanye n'amafaranga ntago Ubwongereza buzongera kubiha u Rwanda. Ikindi kintu kandi gikomeye nanone ngo ni ku bijyanye n'igisirikare. Imyitozo imwe n'imwe yahabwaga ingabo z'u Rwanda binyuze mu bufatanye bw'u Rwanda ndetse n'Ubwongereza. Igisirikare cy'Ubwongereza kikaba cyatoza icy'u Rwanda, hakaba hagira imyitozo runaka bashobora gufatanya cyangwa se Ubwongereza bushobora guha u Rwanda, ndetse n'ibijyanye n'intwaro Ubwongereza bwashoboraga kuba bwaha u Rwanda. Ibyo byose bagiye kubihagarika, bavuze ko ibyo ngibyo batazongera kubitanga kugeza igihe nyine u Rwanda ruzakorera ibyo ibihugu by'u Burayi ndetse na Kongo muri rusange isaba. Ibi ngibi sinzi nimba hari ingaruka bishobora kuza kugira ku Rwanda, ariko uko byamera kose ntago zabura. Ariko u Rwanda ntirwahemye kugaragara ko rutazatinya ibihano cyangwa ngo rutinye abantu bose bashaka kurufatira ibihano kugira ngo umutekano warwo ube wahungabana, ahubwo rwo rwiteguye gushikama rugakora kandi rugakora icyo rushinzwe gukora kurenza kwita ku nkunga cyangwa se kwita ku bihano rufatirwa n'ibihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane ibi ngibi by'i Burayi byitwa ko bikomakomeye. Ubwongereza kandi bwatangaje ko bushishikariza Kongo kuba yakwicarana n'umutwe wa M23 bakaba bakaganira ku cyakorwa kuruta kuba byakomeza gushakira igisubizo mu ntambara. Ibi ngibi bigaragara ko n'ubundi atari ugutegeka Kongo ngo ibe yakora ibiganiro hamwe na M23, cyane cyane ko uyu Kisekedi yatangaje ko adashobora kwicarana n'umutwe wa M23 ngo baganire, ahubwo ikiruta ari uko yaganira n'abohereza izo ngabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari rwo Rwanda. Ibyo ngibyo rero bigaragaza ko nyine abongereza batategeka cyangwa ngo baciteka bavuge ngo M23 iganire na Kongo, ahubwo nyine abari nko gusaba cyangwa kwifuza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaganira na M23.
nyuma y'uko iyo myanzuro ifashwe ndetse ibihano bigafatirwa igihugu cy'u Rwanda, ibihugu by'i Burayi bigaragara ko bikomeje kwibasira u Rwanda, bihana u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. U Rwanda narwo rwagize icyo ruvuga ku myanzuro yafashwe n'igihugu cy'Ubwongereza. U Rwanda rwavuze ko bigaragara ko ingamba Ubwongereza bwafatiye u Rwanda zigaragaza neza kubugama kweruye, kuko nyine Ubwongereza bwafashe uruhande, bigaragaza neza cyane uruhande Abongereza cyangwa se ibihugu by'i Burayi byafashe, bigaragara ko nyine bishyigikiye leta ya Kongo ndetse n'ibyo ikomeje gukora. U Rwanda rwavuze ko ari ibintu biteye agahinda ndetse bidashimishije, ari ikimwaro gikomeye kuri biriya bihugu kuba bishyigikira ibintu bibi biri kubera hariya muri Kongo, bigashyigikira ubwicanyi buri kuhabera, bigashyigikira abantu bari kwicwa b'inzirakarengane. Ni ibintu biteye ikimwaro ku bihugu byitwa ko ari intangarugero ku bindi bihugu byose byo ku isi, ariko ugasanga nibyo byica amategeko nkana cyangwa se nibyo bireberera ibikorwa bibi bikorerwa abaturage runaka, bakabikora babishaka. Ni agahinda gakomeye cyane kuba nyine bitewe n'inyungu baba bategereje cyangwa bifuza mu bihugu runaka biba bitandukanye, badashobora kuvuga ukuri cyangwa bagaragaza ukuri, ahubwo bakibanda ku nyungu zabo bwite. Ndetse n'ibihugu bya Afurika bimwe na bimwe nk'iyi Kongo ikibwira ko iri gukorerwa ibintu byiza kandi mu by'ukuri irimo yangirika muri rusange. U Rwanda rwavuze ko imyanzuro yafashwe cyangwa se imyanzuro iri kugenda ifatirwa u Rwanda nta kintu yamarira Kongo, ahubwo abanyekongo aribo bakabaye babiryojwe, kubera ko iyi leta ya Kongo ikomeje kwangiza amahame no kwangiza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, abantu badafatwa kimwe, ahubwo abantu ugasanga barahohoterwa mu buryo bugiye butandukanye, ugasanga ntibita ku mico cyangwa se ku mimerere myiza y'umuturage, ahubwo barita ku nyungu zabo bwite ndetse badashaka kureba icyiza. U Rwanda ruvuga ko rwo rushigikiye rwose ibiganiro no kuganira no kwibanda ku masezerano yatuma habaho amahoro hagati y'ibihugu byombi ndetse hagati y'abantu muri rusange. U Rwanda rwavuze ko ruzakomeza kwirindira umutekano aho bishoboka hose, rutazigera rwemerera buri umwe wese ushobora kwifuza kubangamira umutekano w'igihugu, ndetse ko rwiteguye guhangana na buri wese wifuza kwangiza no kugaragaza isura mbi y'igihugu cyacu cyangwa se igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Rukavuga ko rwizerera mu biganiro ndetse n'ubuhuzwa ibihugu bimwe na bimwe bifite iyo nshingano zo guhuza u Rwanda ndetse n'igihugu ndetse n'abo bose bifuza kubangamira umutekano w'u Rwanda, ko biteguye kuganira nabo, ahubwo batishimiye ko abantu bakomeza kwicwa ndetse bakomeza no guhohoterwa mu buryo bugiye bunyuranye. Mbashimiye ko mwakomeje kubana natwe. Ni Mia Boss TV, kora subscribe, ukoreshe ukore na comment, tujye duhora tubana muri ibi biganiro tubagezaho.